Urakaza neza mu isi y'ikoranabuhanga, urakaza neza mu isi ya cryptocurrency ndetse by'umwihariko urakaza neza ku mbuga nkoranyambaga ziwacu. Kuri YouTube twitwa How to Get Paid Eridad, kuri TikTok tukitwa How to Get Paid Eridad, kuri Instagram tukitwa Eridad rimwe. Hanyuma niba ubonye iyi video kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram, menya ko video ndende uri buyisange kuri YouTube channel yitwa How to Get Paid. Niba nanone ubonye iyi video kuri YouTube channel, menya ko ukwiye no gucekinga account zacu haba kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Navuze ko kuri TikTok twitwa How to Get Paid Eridad, kuri IG tukitwa Eridad rimwe. Hanyuma nari nangiye ndetse ngirani urakaza neza mu isi y'ikoranabuhanga, urakaza neza muri cryptocurrency. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe cyangwa se computer yawe na connection ya internet. Uyu munsi ntago ndi buze gutinda cyane, ahubwo unyemerere nkugezeho project nshyashya yitwa Sinonat cyangwa Sinunat, biterwa n'uburyo usoma. Iyi project imaze igihe kingana nk'ukwezi ariko iracyari fresh. Uri kubona ko baduhaye tokenomics, batubwiye ko iyi project izagira total supply ya token zingana na billion imwe. Token yabo izaba yitwa NOT. Hanyuma twebwe nka community muri izi coin zingana na billion imwe cyangwa se izi token bazaba bafite total supply zingana na billion imwe, tuzahabwamo nyine 35% twebwe nka community. Ngewe nawe turi gukora iyi project, 25% azajya muri liquidity and trading cyangwa se process zingana na 25% zizajya muri liquidity and trading, 25% zijye muri development and ecosystem, 10% zijye muri marketing and growth, hanyuma 3% zijye muri treasury and team. Nago ndi buze gutinda cyane. Iyi project icyo nayivugaho nuko iri backed by Reddit. Reddit ni social platform nkuko wakumva X, nkuko wakumva WhatsApp. WhatsApp nayo ifite uburyo yazanye abantu tugiye kujya dukoreraho amafaranga. Nizere ko wamaze gukanda kuri subscribe, nizere ko udufollowinga kuri TikTok ndetse no kuri Instagram, kuko iyi si turimo ni isi y'ikoranabuhanga, ni isi ya internet, isi ya AI ni iterambere burya rya internet. Hari ibiganiro byinshi turi kubategurira, niyo mpamvu twiyemeje kuzajya dukorera kuri TikTok no kuri Instagram no ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo na X hose, naho tuzazigeraho mu minsi mike. Hanyuma ikintu uri buze gukora, uraza kureba muri pinti comment ya mbere, ndaza kuyipininga, niyo ndi buze gushyiramo link, kuko nago ubungubu ndi gusiga link muri videos description box kubera ko channel yanjye yatakaje history, kandi iyo watakaje history nago bikunda ko usiga link muri comment. Gusa abantu bari muri group yacu ya WhatsApp cyangwa se muri Telegram channel, namwe ndaza kubasigiramo nyine link. Iyo link iba imeze gutya: sinonat.xyz. uraza gukanda nyine kuri iyi link, ifungukira muri browser yawe, haba ari muri Chrome, muri Google, muri Kiwi browser, muri Mrs browser, nta kibazo. Niba ukoresha telefone ntabwo bibujijwe kuba wafungurira iyi link muri Chrome niba uri gukoresha telefone cyangwa se computer. Ego, hanyuma ikintu uri buze gukora, reka dukore refresh. Okay, baraloadinga. Ikintu cya mbere baradusaba guconnectaho Reddit account yacu. Nkuko navuze ko iyi platform cyangwa se iyi project ifitanye imikoranire na Reddit. Reddit ni urubuga nkoranyambaga, ushobora kuza kujya muri Google cyangwa se muri browser yawe ukandikamo Reddit, ugakoraho account niba udasanzwe ufite account. Ariko niba ufite account muri Reddit,
uraza guhita uza hano kuri connect with Reddit. Ariko niba utanafite account ntuze kugira ikibazo, urakereye account kuri Reddit, hanyuma iyi ni email yanjye nkoresha kuri Reddit. Ndahita nza hano kuri continue with Google, hanyuma negerezeho gato yamitemo ya email n'ubundi ariyo yiyi ngiyi. Nizere ko turi kujyana step by step, nizere ko wakanze kuri subscribe, udufollowinga no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hanyuma ubwo nyine iyi niyo email dukoresha kuri Reddit. Okay, hanyuma iyo ukimara guhitamo email yawe uhita ugera kuri iyi page, bakakubwira ngo hey mowa tayo n'ibiki, ukaza hano kuri accept kugira ngo wemere amategeko n'amabwiriza agenga iyi platform. Hanyuma utegerezaho gato, uri kubona ko batubwiye ngo you have joined successful. Hanyuma iyo ukigera hano bakubwira igihe umaze ukoresha Reddit, account yawe igihe umaze uyifunguye kuri Reddit. Ngewe iyi account nubwo nari nyifungura, ariko bitewe n'igihe umaze ukoresha Reddit baguha coin. Hanyuma ikintu uri bukore hano baguha point imwe, ubundi ikintu uzajya ukora uzajya uza ukole daily check-in buri munsi. Urugero, reka tuza hano kuri continue turebe uko bikora. Turakora kuri continue dutegereze. Uri kubona ko ikintu cy'ingenzi turi buze gukora ni ugusubmitinga Solana wallet address. Ariko mbere yo gusubmitinga Solana wallet address hari ibindi bintu dutegetswe gukora. Icya mbere uri kubona ko nakubwiye ko tuzajya tuza tugakora daily check-in, tugaclaiminga coin, snot coin 100 buri munsi. Uri kubona ko izi munsi ndaziclaiminze. Turaba followinga kuri Twitter yahoze yitwa X, baduhe point 200. nukuza tugafungura X muri ubu buryo, ubundi tukaba followinga bakaduha point 200. Tukiba followinga turahita tugaruka hano. Uri kubona ko bari kutubwira ngo processing. Okay, tugahita tuza hano kuri claim button. Uri kubona ko bikunze, tugahita tuza tukajoininga Telegram channel yabo. Nukuza hano kuri start, naho baraduha point zigera kuri 200. Turaza dufungure Telegram muri ubu buryo, dukoreshe fingerprint kuko Telegram yanjye iri locked. Turategerezaho gato tuze kuri join button, kubera tudafite Telegram premium account n'ibiri bukunde, ariko nago biri butubuze guclaiminga izi point 200. Uri kubona ko bihise bikunda. Uri kubona ko ni ubu buryo usabwa gukora task. Izi ni task nyinshi cyane. Ego, hari ukuri tweetinga ndetse ukana commentinga kuri post baba postinze kuri X. Ushobora kuza no kuri start, nubwo hari izindi task ubonye nsimbutse hejuru. Ni ibintu byoroshye cyane kuzikora, ndetse ukana submitinga your Solana wallet address. Turaza kubireba mu kanya. Hanyuma ikintu ukora hano ni ugukomentinga ndetse no kuri tweeting. Ubwo comment uraza hano wenda wandikemo nice, wenda n'urugero nice project. Nice project uhite uza hano kuri reply. Hanyuma hari igihe bari buze kudusaba link yerekana ko twa commentinze. Ushobora kuza hano kuri aka kantu ka share, wamara kuza kuri aka kantu ka share ugakora copy yiyi reply yawe, ukaza ukalikinga, ukana repostinga, ugahita ugaruka
ahangaha wamara kuhagaruka ndakeka turahita tuza hano kuri claim. Baradusaba gushyiramo ya link tumaze gukorera copy yerekana ko twakoze comment. Nukuza hano tukayipastingamo tugahita tuza kuri submit. Twamara gukora kuri submit bahita baduha za point zacu 400. Hasigaye izi task zigera muri 3 nazo ukwiye kuzikora, biroroshye cyane. Ikintu cy'ingenzi nyaboneka usabwa gukora nukuza hano kuri submit wallet. Okay, umurikire tujyane nituza hano kuri submit wallet, bari kutubwira ngo submit your Solana wallet, ariko bakagira but important you can only submit your wallet address once and it cannot be changed. Please make sure your Solana wallet address is correct before submitting. Nuramuka usubmitinze wallet itariyo ntabwo uzemererwa kuyihindura. Inama nakugira nuko wakleya iyindi account, nkuko nanjye ndibuze gukleya iyindi account, kuko ndakeka hari email nigeze gukoresha ndi gufungura Reddit nko mu myaka inishize. Ubwo birumvikana ko ninza kumenya iyo email nkayikoresha mu yindi account, kuriya baceckinga igihe umaze ukoresha Reddit bakaguha point, ndaza guhabwa point nyinshi. Hanyuma uti ni gute ureba Solana wallet? Tugiye gukupa tuze kuri Solflare. Ushobora no kunyura kuri Phantom wallet, ariko nge nkunze gukoresha Solflare cyane. Okay, reka ndebe Solflare. Dore ngiyi Solflare, iyi ngiyi anyeka ko nawe niba ukora Glass, kandi kuri Glass airdrop bazanye uburyo bwo kuba wa downloadinga Android app ikagufasha kuba wamayininga Glass Point 3x mu gihe iyo ukoresheje computer umayininga 2x. Hanyuma ikintu turi bukore tukigera hano nukuza hano kuri receive. Okay, nukuza kuri receive, hanyuma tugakora copy y'iyi wallet address, kuko nyine ni Solflare yakira Solana. Ushobora no kujya kuri Phantom wallet kuko nayo ni ya Solana, ukajya kuri receive ugakora copy, hanyuma ukagaruka hano ugasubmitinga your Solana wallet. Byumvikane ko turagaruka hano kuri submit wallet, hanyuma tuze hano dukore long press, dukore kuri paste, ubundi dukore kuri submit. Nizere ko guys hano uri kubona ko batubwiye ngo wallet address submitted successfully, ndetse ukamakinga sure ko nuramuka usubmitinze Solana wallet address itariyo bizakugora kuyihindura. Hari task nka zingahe 2 cyangwa 3 natakoze, ariko nzakomeza. Sinzi ariko niba iyo umuntu submitinze iyi. Okay, uri kubona ko izi ni task twakoze. Bari kutubwira ko dufite izi point 1900. Uziko nakoze mistake guys, nakoze mistake yo gukora submit. Oya, narinzi ko wenda izi task ubwo byarangiye kuzikora, ariko ndabona ndi buzikore nta kibazo. Nzaguha update kuri iyi project, kuko iyi project ni nziza cyane, nayikunze, yabaye popular, ndetse uri kubona ko inafitanye imikoranire na social platform yitwa Reddit. Nakubwiye ko ari nka X, ari nka Instagram, ari nka TikTok, ndetse na WhatsApp. Navuze ko hari uburyo yashyizeho buzadufasha gukorera amafaranga. Muzi WhatsApp channels, buriya buryo bwose bagiye kushyiraho nyine uburyo tuzajya dukorera amafaranga kuri WhatsApp. Reka nkwifurize ibihe byiza, wibuke udufollowing kuri Instagram, kuri TikTok, ukande kuri subscribe kuri YouTube. Ndagukunda cyane, tubonane mu bindi biganiro. Bye bye.